Muhaye ikaze gukunda kureba filime zo kuri channel yacu, dufilime dusobanuye jango kandi subscribe n'abo turakanda subscribe. Agafilime k'umunsi ko tugatangiye, hari abana bari baraho ngaho ise azabasanga bari bicaye, nuko aramubwira ati turashonje, ati se mama wanyu naho hari? Nuko aramubwira ati mama yagiye mu gitondo, ati yagiye, ati yego. Aramubwira ati ntabwo tuzana, yagiye ati cyo kuzafashe ibikapu bye hanyuma arangije aragenda. Ati ushatse kuvuga iki? Ibikapu bitebye byagenze gute? Hanyuma abana bavuga ati ntabwo tubizi. Isi yese atekereza avuga ati se byagenze bite? Ati yaba yagiye se atambwiye. Hanyuma arangije afite telefone aramuhamagara, arambwira ati se shiri umeze ute? Bimeze bite n'iki kijya mbere? Abana bawe bavuze ko wagiye ufite amabage n'ibikapu, ati se byagenze umeze neza? Ati reka mbanze mavugishe narebe, ati ndagukunda cyane. Yahise akupa. Hanyuma umugabo atangira gucyaha ko yaba yagiye kuko abana barashonje. Hanyuma aranje ababwira ati muze tugende tujye gushaka icyo kurya. Barahagurutse baramukurikira bajya mu gikoni, bajya gutekera, batunganyiriza ibyo kurya kugira ngo bateke nyine. Nuko aranje avuga ati murashaka kurya iki? Yabahiriye ku moto. Avuga ati ndashaka umugati. Undi nawe ati ndashaka keke. Umugati na keke. Atereka nze mbibakorera rwose murata mu biryo. Kakana gato kambwira ati ndagukunda papa. Hanyuma nawe ati ndagukunda mukunzi wanjye ati. Hanyuma turagiye cyakora umukuru wese ambwira ati hari urupapuro mama yasize hano, tubwiye uze tuze kuruguha hanyuma rusome. Se rarurebye aribaza se ni iki kiriho, nuko aba ariherereye atangira gusoma. Ari urupapuro umugore yasize rumusezera. Nuko arambwira ati rwose umbare kuba nkoze ibi ngibi, ati ariko nicyo giye kugira ngo nshake ubuzima bwanjye. Ati ndagukunda cyane pe, ariko nkwiriye ubuzima bwiza, nkwiriye kubaho neza mfite umuntu unyitaho. Ati tubanye imyaka 20 ariko tubaye mu buryo budakwiriye mu buzima bwo kubura amafaranga. Ati nahuye n'umugabo ushaka ko mu buzima bwiza ugomba kuntunga nkaho uko mbishaka. Ati nizere ko ibi ngibi byo uri buze kubyumva. Ati ubuzima mbayemo njye nawe ntago nabwishimiye. Bana bavuze se papa meze neza? Ise ahindukira arambwira ati meze neza nta kibazo. Ati ahubwo mureke dushaka ibyo guteka. Ati okay mwebwe mugende mwicaye hariya, hanyuma ndaje mbazanira ibyo kurya, ndaje mbitegura ibiryo byose mushaka. Abana baragiye, hanyuma umugabo nawe asigara ari gutekereza si bino bintu umugore bitekereje gute. Nuko yakomeje gusoma ati uri umugabo mwiza, ati nashaka ibintu birenze, ati ntabwo nshaka kubabaza, ariko rwose mbabare kuba uyu munsi byabaye. Ati igihe cyageze kugira ngo buri muntu arebe ubuzima bwiwe. Hanyuma umugabo byaramubabaje, agenda karamwica. Nuko afite rwa rupapuro arangije ararujugunya. Abana bavuga ati se ntabwo turi buze kwiga, ati ahubwo gira uze utugaburire. Umugabo arambwira ati okay reka nze mbazanire ibyo kurya, reka nze mbibazanire. Hanyuma umwana mukuru amaze ati se papa mama ameze neza? Ise arambwira ati ameze neza cyane. Tumeze neza rwose ndabizi, ati tumaze kuvugana. Ese kubera iki atari mu rugo none aka kanya? Nuko ise arambwira ati ntababeshye mama wanyu hari ibyo agiye gukora, nabisoza araza kuza. Rero mwe mwihanganye turi kumwe. Ndahari rwose, ndahari ku bwanyu, nubwo adahari ndaza kubikora. Arambwira ko abakunda. Nuko yakomeje kwitwara nk'umubyeyi, ashaka ko yabafata neza kuko bari basigiranye bonyine, asigaranye wenyine kugira ngo abarere. Nagira ngo mubwire kandi subscribe kandi ukore share nadusigire comment, hanyuma ukande like. Nukuri urabutanze ngo bikomeye kuri channel yacu. Hano yaje kubasinziriza ariko bacira umugani akubabwira by'urukwavu rwafashe karoti rukarehisha urukwavu, hanyuma impyisi yaza igashaka karoti ikaheba. Nuko akomeza kubatera story abaganiza kugira ngo basinzire. Agati bakoga hanjye ndabakunda. Abambwira ati turakunda papa. Hanyuma arangije aravuga ati rero ngani muryame burije, ati turaza gusubira mu gitondo. Abana bahise baryama. Nuko nawe agenda ajya kuryama. Umunsi ukurikiyeho yarimo yitemberera mu kaji gutya,
nuko ano umugore we yari kumwe n'undi mugabo basigaye bakundana abwira ati hari imodoka nshaka kukugurira nuko atamwereka kuri telefone abwira ati ihangane reba nk'iyingiyi kuna ari nziza ati ntabwo wayemera. Wa mugabo yari amaze kubabona ahita aza yegera ababaye ubona ko afite agahinda nuko arababwira ati mwamfasha. Uno mugabo arabwira ati tugufashe iki? Nuko wa mugabo ahita avuga ati Moro niko umugore we yitwa. Arabwira ati ntago nibaza ukuntu wadusize nk'uko nguko, si kuki watekereje kudusiga bingana gutya ukansigira abana babiri wibyaniye ngo mbarere. Arabwira ati nta kibazo ariko wasize inzu ifunze sigufungiranya abana. Ati rero ntago ndimo ndumva ukuntu wifashe ukadusiga ukansiga n'abakobwa bawe babiri, kuki ibyo bintu wabikoze? Ati ariko ngewe wenda ndabyumva twagize ibihe bibi ariko warambabaje. Ariko ntabwo ari ngewe ubu ngubu uri kumbajije ati ahubwo ubabaje abakobwa bawe. Ati rero ugira ibihe byiza kandi ubeho wishimye. Barambwira ati wavuze ko utigeze ugira abana. Ati mbabarire ntabwo nzi ko impamvu nagurisha nzi ko udakunda umugore ufite abana, hanyuma wowe wasize abana babiri usiga n'umuryango ati kugira ngo unyameze. Ndabizi ko ari bibi nakoze ibintu bidakwiriye ariko cyari igihe cyo guhangayika. Umugabo arambwira ati ntabwo wari gusiga umuryango ngo uje kundeba. Rero umugore usiga umwana agasiga umugabo none ufite n'abana babiri, ntabwo ngewe rwose namukunda. Ati ntabwo byakunda. Ati rero niba warasize abana akabasiga mu rugo, ati ngewe nicyo uzankora mu gihe tuzaba dukennye. Ati Richard ntabwo ari uko nko bimeze. Arambwira ati mva mbwire urukundo rwanjye nawe rurangiriye aha ngaha. Umugabo yahise arambwira ati ikintu navuga ndimo ndicuza icyatumye mpura nawe. Ndayigendera. Hanyuma umugore asigara ababaye ariko ibibazo byakoze yafashe umwanzuro mubi nuko wa mugabo we wa mbere yari yisohokeye yigendeye. Wa wundi ndaza amukurikira ambwira ati nakuvugishaho. Ndambwira ati nta kibazo twavugana. Ati se ati nzi uburyo ubabayemo nk'umugabo basigiye abana, ariko ngewe mukuru mbabarira ntabwo nari mfite igitekerezo cy'uko yaba yubatse. Ariko rwose ndashaka kuvuga umbabarire ntabwo nagusenyeye mbizi nzi ko ari umukobwa. Umugabo arambwira ati nta kibazo we ntabwo nakurenganya ariko yafashe umwanzuro nyine nabigize uteze. None se niba nakubangamiye nakubaza ati yego. Ati abana bafite imyaka ingahe? Arambwira ati Sara umwana muto afite imyaka 6. Ati birashoboka ko ndambwira ati wigira ikibazo kuko umukuru afite 12. Ati umugore yasize umwana w'imyaka 6. Umugabo ati ariko nta kibazo. Ati ngewe nkora akazi nkava mu kazi kamwe njya mu kandi kugira ngo ndeke abana babaho. Ati maze amezi 3 ndwana nabyo atari kurumva ko meze neza. Nuko ari ikibazo uramutse mbwiye akazi kora. Ati ngewe nkora ndumukanishi nkora amamodoka. Nuko umugabo arambwira ati nago byatuma nyira ariko akazi katuma nyine mbaho atunga abana. Nuko umugabo arambwira ati ndashaka kugufasha nkaguha akazi. Ati ngewe mfite kampani hano hakurya y'umuhanda. Ati mfite office mfite ibyo nakora. Ati nubwo wenda utize ariko nagufasha ukaza kankorera nkaguha $8,000 by'amadolari ku kwezi. Umugabo ati kuri iki ibintu bintu wabikora? Ati ariko ngewe nizeye kuri umugabo nyamugabo, nyuma kumva story yawe nta kindi kintu nakora usibye kugufasha. Ngomba kubaha nk'umugabo kuko nanjye n'umugabo nkawe. Ati abagabo barwanira imiryango yabo kugira ngo babeho abari bakeya. Ati ngewe iyo mubonye ngomba kubaka. Umugabo arambwira ati rwose ndumva ari byiza. Ati ndagushimiye ntabwo nzi ko Mari yankora biriya. Arambwira ati rero Mari wimuzana muri ibi bintu Mari n'ugiye cyashize. Ati ariko ikiza nuko waza tugakorana. Ati twakorana. Umugabo abitekerezaho arangije arabyemera. Yemera ko bagomba gukorana. Arambwira ati ntangire ryari? Umugabo arambwira ati ugomba gutangira ejo. Ati ngewe ubwanjye nzagutoza kandi nzakwigisha mpaka ubimenye.
ati rero ahangaha niho uzanyura, ati nimero yanjye ngiyi ugende urebe aho company irereye, ubwo reka tubonane ejo turi mu kazi. Bagabo basezeranye gutyo birangira umugabo abonye akazi keza, wa mugore nawe asigaye yicuza, nuko umugabo amubwira ati uzakomeze ube umubyeyi mwiza, ati Imana izaguha umugisha. Baragiye, nuko umugabo nawe aza mu rugo aza kurera abana.